turabasuhuje abakunzi b'Umugano TV, tubanje kubiseguraho kubera ko hari iminsi tumaze tutabagezaho ibiganiro byacu, ariko twongeye twagarutse mu rukumbuzi rwinshi. Rero turabasuhuje, mugire amahoro. Dusuhuje abakunzi badukurikira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda haba mu Rwanda no mu mahanga. Dusuhuje abaturanyi bacu b'abarundi kuko nabo baradukurikira, turabibona. Tubashimira cyane ku rukundo mukomeje kutugaragariza. Uyu munsi rero ni wa munsi wa gatatu wacu, nk'uko bisanzwe twavuze ko tuzajya tubagezaho ubuhamya twagejejweho n'umukunzi w'Umugano TV, cyangwa se ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bakunzi bacu. Tubibutsa ko kugira ngo uduhe ubuhamya cyangwa se tubaze ikibazo, ushobora guca muri komantere, cyangwa se atari ibintu ushobora gushyira in public, ukaba waca inbox ukabitubwira kuri telefone. Nimero ya telefone tuba twayishyizeho. Ntabwo ari ngombwa ko tuvuga izina ryawe, si ngombwa ko dutanga umwirondoro wawe. Ibintu bikorwa muri confidentiality, mu ibanga rikomeye. Ubuhamya rero ubushize nababwiye uburyo ushobora kubutanga. Ushobora kubutubwira mu magambo make, wenda uhamagaye kuri telefone, cyangwa se ku bakoresha WhatsApp ukaba wabuduha mu mawodiyo matoya agiye akatakase y'iminota 5, kugira ngo ubuhamya bwawe tubugeze ku bakunzi b'Umugano TV. Uyu munsi rero tugiye gusubiza ikibazo cy'umukunzi wacu yatubajije, kirebana n'impamvu umupervers narcissistique ashobora kugufata nabi, akakumaltreta, akagukomeretsa, ariko akaba adashobora kwemera ko utandukana nawe. Kimwe n'uyu mukunzi w'Umugano TV wabajije iki kibazo, hari abandi bantu benshi bibaza bati niba atankunda kuki adashobora kuki atandeka, niba nkubita amagambo, wenda hari n'abakubitwa kugeza no gukubitwa physically, akanyangisha ubuzima, akamvuga nabi mu bantu, akampindanya, mbese ibibi byose bishoboka ushobora wowe kubuza umuperiveri akora, byose akabigukoreraho. Ariko ukibaza ngo niba agera kuri level akora ibyo byose, kubera iki bigaragara ko atankunda, ariko akaba atanemera ko dushobora gutandukana? Iki ni ikibazo buri wese yakwibaza, kimwe n'uyu mukunzi wacu watwandikiye. Ukuri rero kuri muri uku kwanga gutandukana nawe niko tugiye kureba muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze, mwumve muguwe neza. Abafite ibibazo mukomeze kwihangana, nta kitagira iherezo, kandi rwose twabonye kenshi yuko ibintu bigeraho bikarangira. Reka dukomeze rero mu kiganiro cyacu tumenye ukuri kuri iki kibazo. Umupervers narcissistique mu by'ukuri ashobora kugufata nabi pe. Nimvuga ngo pe, wumve ko ari ukugufata nabi muri domene zose zishoboka. Aho ashobora gukanda hose ukababara, umupervers narcissistique ntago agira ubwoba bwo kuhakanda. Sinceroma, ntago agira ubwoba bwo kuhakanda. Niba akubwira amagambo mabi akakubabaza, aho ngaho niho yapiya cyane. Niba abona kugukubita cyangwa kuguhohotera mu buryo bufatika aricyo kikubabaza, ibyo nibyo azakora. Niba abona kuguhohotera mu bijyanye na intimite yanyu muki, icyo ngicyo nicyo azakora. Ikintu cyose abona akora emotion zawe zikazamuka, icyo ngicyo
n'icyo azakubabazamo. Noneho ibyo byose ukabibona ariko ukibaza ngo niba ibi byose abikora kubera iki adashaka ko dutandukana? Reka rero mu magambo make nkubwire ngo izi mpamvu nizo tugiye kumanuka, ni impamvu zirenze imwe tugiye kumanuka imwe imwe, ariko turizera ko turi burangize iki kiganiro hari ibintu bimwe na bimwe wasobanukiwe. Ikintu cya mbere cyangwa impamvu ya mbere ni uko umuperiveri narisisike atifuza urukundo rwawe gusa, ahubwo yifuza kontorora agufiteho cyangwa uburyo akugenzura, mbese agufiteho ubushobozi. Kuko twabonye ko mu mibanire n'umuperiveri narisisike, umuntu ufite izi tire ziri narisisike ntabwo umubano we aba ari patinashipu, cyangwa se ngo ubundi mu ndimi z'amahanga niho babivuga neza, pariteneri cyangwa mbese paritenariya. Ubundi mu mubano w'abantu bari normal, umubano wabo uba ari paritenariya, cyangwa se uburyo bw'ubufatanye bwo kwihuriza hamwe kugira ngo mugere kuri objectif zimwe. Ku muperiveri narisisike rero ntago ari uku nguku biba bimeze. Umuperiveri narisisike we icyo aba agushakaho ni pouvoir, ni ubutware agufiteho, ni imbaraga agufiteho, ni ya kontorore ashaka kukugiraho. Iyo agufite kuri we aba afite umuntu ushobora kumuha atansiyo, mbese kumwitaho kumuha igihe cyawe cyose, kumukorera ibyo yifuza, mbese kumuha atansiyo muri rusange, kumwitaho. Aba afite umuntu ashobora kugenzura uko abyumva, mbese agutwara nk'ikisi, nko ku kagozi. Aba afite umuntu umwemeza ko afite agaciro, cyangwa icyo twakwita mu gifaransa validasiyo. Uramuvalida kwa kundi umubyinirira marigre ke yakoze nabi, yagize ate, ukabyinirira ukagira gute. Aba akeneye kumva ako gaciro umuha, kukamwemeza kugira ngo nyine yumva akomeye cyangwa akazi. Gutandukana nawe rero biba bisobanura ko iyo kontorore aba ayitakaje, kandi kontorore niyo ituma yumva muri we ariho, niyo ni nka wo mwuka ahumeka, niyo ituma yumva afite agaciro kuri we, muri sosiyete muri rusange. Aha rero niho uzumva nk'umugabo akabwira nk'umugore we kenshi gashoboka, wenda nk'igihe, hari igihe kijya kigera wenda nko muri disikisiyo cyangwa mu kiganiro, wenda nka couple muri kuganira, washaka wenda nko kwiyopoza cyangwa se gutanga igitekerezo kinyuranye n'icyo we yashakaga, ukajya ukumva iteka ahora yibutsa umugore ati naragukoye. Ubwo buba ari uburyo bwo kumwumvisha ko ari umutungo we, mbese kuri we biba ari inkwano, iba ari nk'ikiguzi yaba yarajyanye nko ku isoko wakigurira agatungo. Iki nicyo kizakubwira ko umuntu icyo agukeneyeho niyo kontorore, agufashe nk'ikintu nyine aposeze ukuntu, uri umutungo we. Reka rero twikomereze ku ngingo ya kabiri, iyindi mpamvu ituma umuperiveri narisisike atemera gutandukana, atitaye kuko atanakwitaho mu buryo bukwiye. Impamvu ya kabiri ni uko
uba ufite nk'icyo twakwita fonction cyangwa se mbese ubundi mu mubano urimo perversion narcissistique ni uko umuvictime aba afite role, uba ufite role ujuwa mu buzima bwe cyangwa fonction uba ufite akamaro aho ngaho, uba ufite akamaro aho ngaho kari fixe ugomba gukina muri uwo mubano. Uba umeze nk'umukinnyi urimo ukina muri filime wowe utateguye, utanazi n'iyo biva. Bivuze ngo uba ufite fonction wowe mu buzima bwe. Aba yaragushatse, urabizi ko yaragushatse uri umugore, ariko inyuma y'icyo ngicyo, kuko igisobanuro cy'umugore buri wese arakizi, ariko uba ufite ikindi kintu aho inyuma ahishe kitari umugore, yahishe inyuma y'iyo role y'ubugore. Kubera ko umupiyeni akunda gufata abantu nk'ibikoresho akoresha by'inyungu ze. Urugero, ashobora kugufasha nk'umuntu navuga ngo iki, nabyita ngo iki mu kinyarwanda, emotional supplier. Twabivuga nk'umuntu umuha amarangamutima cyangwa emosiyo, umufasha mu gihe umutwaza cyangwa se utuma amera neza. Sinzi ahangaha, sinzi ukuntu nabyita, umutwaza nk'amarangamutima ye niko navuga, cyangwa se utuma yumva amerewe neza muri make. Iri jambo ko rikomeye ra, ntabwo nzi ukuntu narisobanura, ariko ngira ngo ugerageje kuryumva mu rurimi uvuga neza, wavuga ngo uba uri aho nk'umuntu utuma yishima. Yego. Cyangwa se ugasanga ku rundi ruhande rumwe ushobora kuba umusapotinga biri financier, mu buryo bw'amafaranga, cyangwa ukaba uri aho ngaho yaragushatse kugira ngo ube nk'igishushanyo cyangwa image afite muri sosiyete. Kugira ngo umuhe image muri sosiyete. Reka dutange nk'urugero, ashobora nko kwicara akavuga ati muri sosiyete wenda mfite ukuntu ngaragara, mfite ukuntu ngaragara, wenda kubaho natandukanye n'umugore bifite iyindi image yanjye bigaragara, kandi wenda nagaragaraga gutya cyangwa se nifuza kugaragara gutya, sibyo? Wenda ni nacyo kintu yagushakiye, afite ukuntu yashakaga kugaragara muri sosiyete, umubereye rero nka image muri sosiyete. Bivuze ngo uramutse mutandukanye, iyo image kuri we wamuhaga aba yitakaje. Ikindi nanone gishobora gutuma, iyindi fonction ushobora kuba ukina mu buzima bwe, ni uko uba uha imbaraga ya ego iri muri we yo kwishyira hejuru, yo kumva ari umuntu ukaze, cya kintu kirimo nyine muri we cyo kwikomeza, cyo kumva ari umuntu ukomeye urenze. Usanga ya marangamutima n'ibindi n'ibiki byose umuzamurira, bituma nyine ya ego ye igira imbaraga, yumva nyine ari umuntu ukomeye kubera wowe, bitewe n'imibanire yanyu. Ugasanga iyo fonction, ahangaha sinzi urugero nshobora gutanga, kuko hari nk'urugero rukunze kubaho, wenda sinshobora kuruhurizaho na benshi, ariko buriya
ariko twabivuga mu buryo bw'abaperiveri narisisike, ntago mariage y'abaperiveri narisisike bayikora. Ntuzibeshye ngo ubanye n'umuperiveri narisisike ngo utekereze ko iyo mariage ari iy'urukundo. Iteka aba afite ikintu atagetinga. Bivuze ngo ni hahandi ashobora kubona n'umubano wanyu utari mwiza pe, utazanaba mwiza, ukanagerageza kurompa fiyansaye, ariko we akavuga ati icyo mushakaho ni iki, kubera ko nta rukundo atagetinga. We icyo agutagetingaho yakibonye kare, akavuga ati mpaka. Niyo wamubwira ko utamukunda, ni mpaka, arakwinginga akagira gute, akavuga ati tugomba kubana, kubera ko afite cya kintu yakubonyemo kandi agushakaho byanga bikunze, ashaka kukubonaho. Iyo rore rero agushakiye ni nayo uzajuwa mpaka. Ni nayo mpamvu hari igihe uzagera wabona byanze ukavuga uti yewe ntabwo bishobotse, ngewe reka mbivemo. Umuperiveri narisisike akabyanga. Kubera iki? Rwa rukundo n'ubundi uvuga urimo kubura muri iyo relationship ntabwo wowe ari rwo yari akeneye, n'ubundi icyo yari agukeneyeho we arakibona. Niyo mpamvu we fongisiyo yakuzaniye urayijuwa kandi ukayijuwa neza. Ibyo by'urukundo wowe ushaka ntubimubaze, ntabwo abibazwa, ntabwo binamureba, kuko n'ubundi yakuzanye azi ko nta ruhare. Yakuzaniye nyine fongisiyo uje kujuwa mu buzima bwe, kandi urayikina ara perfection. Ubwo rero muri icyo gihe iyo ufite fongisiyo ukina mu buzima bwe, haba ari uburyo bwo kubustinga ego ye, ku image umuha muri sosiyete, ubufasha umuha se bw'amafaranga cyangwa se mu bundi buryo, bushobora no kuba ubufasha buri intellectuel, ushobora no kuba sinabona ukuntu mbivuga, ariko kubera wowe afite uburyo agaragara nyine busumbuye uko yagaragara abaye udahari. Iyo rero uramutse ugiye, ntabwo ari wowe aba atakaje wenyine, ahubwo aba atakaje, uba uri nka suruse yamuhaga ibyo byose. Icyo kintu rero ntabwo aba yifuza kugitakaza. Niyo mpamvu ushobora kubona gufata nabi, ugakubita umutwe hasi ngo dutandukane, akakubwira ati no, akakwangira. Ntashobora kwemera ko wanze kumureka. Ni ukuvuga ngo iyi ego iri narisisike ntabwo ishobora kwakira gutabwa. Gutabwa aba yumva ari nk'iki, aba yumva n'ubusanzwe gutabwa nyine iba ari sheke, ariko kuri we kuba yarakugezeho cyangwa se akabasha kugukururira muri relationship, nawe aba yumva ari reisite, aba afite n'uburyo abipurezanta, aba yumva ari nk'iki, aba yumva ari nk'igitego yatsinze, aba yumva ari nk'icyo yarushije abandi, ye waranakirata, aba yumva nyine ari ikintu gikomeye yakoze, wenda abona cyari kinarenze n'ubushobozi bwe, wenda abantu banatekerezaga ko adashobora gukora. Aba yumva rero ari nk'iki, ni nk'umusirikare nyine, ni nk'uko watsindiye torofe, niko navuga, watsindiye igikombe cyangwa igihembo, reka mba ari uko mbivuga. Kumva rero ngo aragutakaje, ngo arakubuze, usanga wowe iyo ushaka kugenda kuri we bisa naho unamusuzuguye cyangwa umukojeje isoni, kubera ko aba afite uburyo yiyemeye ku bantu, uburyo yigaragaje, akumva rero waba umukojeje isoni, umwambuye ububasha. Niyo mpamvu uzasanga mu gihe umubwiye ko ushobora gutana,
ashobora kugusaba imbabazi nubwo yaba yari umuntu utajyaga asaba imbabazi, agapfukama akarira nk'ay'ingona, amarira akagera ku birenge. Ugasanga arahindutse, niba yari afite n'imico mibi muri iyo minsi, ugasanga arahindutse abaye umwana mwiza w'igitangaza. Cyangwa se ku rundi ruhande, iyo periverisiyo narisisike yamaze gufata intera, cyangwa se nta n'icyo akikwingingamo, hari igihe nyine agera aho ngaho akakugira uko ashaka atagikeneye kukwinginga, cyangwa se abona nawe warabaye determine kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe wasobanukiye, cyangwa abona utakibirimo rwose, kwingingwa bitagikunda, ugasanga akoresheje icyo twakwita menase cyangwa iterabwoba. Ndabaha nk'urugero rumwe, ni umukunzi wacu twaganiriye, arambwira ati we igihe yabwiraga umugabo we akamubwira ati ko tutabanye neza kandi ko twagerageje byanze, ko nta kintu tutakoze gishoboka ngo umubano wacu umere neza, kandi ngewe nkaba numva naniwe, waretse tugatandukana aho kugira ngo umwe aziyahure cyangwa hagire umwugirira undi nabi mu buryo buri extreme. Icyo yamushubije, yaramubwiye ngo aho kugira ngo uzante ninabimenya kubitegura, uzagenda uri umurambo cyangwa se ugende uri ikimuga. Urumva uburemere bw'icyo kintu. Ntago aba ashobora kwakira yuko umuta kuri we, aba yumva ari nk'isoni z'akandara umuteje, kumusuzuguye by'indengakamere. Ubu mwambuye ububasha, kuko we kuri we aba yumva uri ikintu cye, aba yumva uri ikintu cye. Burya ngo nta mugaragu ubwira shebu, ntago byoroshye ko umwesclave, nibo twita abagaragu hari mu kinyabwose, niko umucakara, nta mucakara wapfa kubwira shebuja ngo ndagiye gutya uveritoma. Swati biba ari intambara, mbese umucakara ubwiye shebuja sindagiye, aba yiteguye, aba agomba kuba yiteguye inyuma ye imbaraga ziri bumurengere imbere ya shebuja, kuko aba yaramuguze ikiguzi agomba kumukorera. Ibi rero ntabwo biba ari urukundo, ahubwo ego ye, ubwo bwikunzi bwe, ubwo bwiyemezi bwe, icyo kintu cyo kumva ko uri posesiyo ye kiba gikomeretse. Ni nayo mpamvu adashobora kukwemerera. Iyindi mpamvu ya kane ituma umuperiveri narisisike nubwo mwamubana nabi gute gushoboka atakwemerera ko mwatandukana, ni uko aba ashaka kugumana umuryango ukinguye kuri wowe, akugereho byoroshye. Ni ukuvuga ngo hari umupiyeni ugera hahandi aba atifuza kugumana nawe mu buryo bwuzuye, agucengacenga nyine, ariko agashaka kugumana ka karyango gakinguye kazajya gatuma uko agushatse akugeraho. Ni hahandi uzabona uri kumwe n'umuperiveri narisisike mu mubano, mukabana nk'aho mutabana, ariko uri aho ngaho nyine, igihe ari bugushakira kubone, ariko we ntahari, ariko we ntari buze kugukenera, ari bukubone. Ahangaha rero aba ashaka ko akubona, cyangwa se wowe umubona iyo abishaka gusa. Nta burenganzira wowe ufite bw'uko wamukenera, no, we yagukeneye arakubona. Ahangaha nanone aba akeneye ko uguma uri accessible ku buryo iyo agarutse ushobora kumwakira. Aba anakeneye ahangaha, ikindi aba akeneye ni uko aba akeneye ya attention yawe, yuko
nakenera umuntu umwumva wowe uzaba uhari nk'uko nyine abimenyereye. Iyo rero niyo mpamvu ashobora kugufata nabi ariko akanga ko wamuvaho burundu kandi mu by'ukuri atanahari byuzuye. Iyindi mpamvu ya gatanu ni ubwoba bwo kuba yabura izindi cyangwa se undi mu victime mushya cyangwa se izindi mbaraga nshya, izindi energy nshya. Kuko mbere yo kugira mu buzima bwe twabonye ko hari fonction uba ukina mu buzima bwe. Hari igihe rero ubundi biragoye ko umuperiveri narcissistique aba ari muri relationship imwe ni abantu bacitinga cyane ariko cyane bishoboka, kuko iteka aba ashaka izindi energy nshyashya. Ikindi kandi abatinya yuko wa mu victime principale bari kumwe ashobora kuzamuvumbura akamureka agashyira ku ruhande izindi plan B, C n'izindi zose. Ahangaha rero hari igihe aba afite ubwoba yuko adashobora kubona umuntu ubundi mu victime umuboostinga nk'uko wowe ubibashije. Akagufata rero iyo atarabona undi muntu ugusimbura wujuje ibyo akeneye, ashobora kugukomeraho ikiguzi byamusaba icyo ari cyo cyose, ku buryo no kuvuga kumuta bishobora kumuzamurira umujinya bigatuma akugirira nabi. Ikindi kandi ni uko aba atifuza ko ushobora kugira ubundi buzima bwiza nyuma ye. Niyo mpamvu aba ashaka kuguma agufatiye hafi. Ntabwo ari uko aba agukunda, nagusaba nuvuga ibyo kuba mwatandukana gatangira akinginga, akarira, agapfukama, akagira gute. Ntabwo ari urundi rukundo, ahubwo ntabwo aba ashaka kugutakaza, ntabwo aba ashaka kuguma wenyine adafite uwo muntu umuha ya admiration akeneye, ya validation akeneye, kandi wowe umuha yayikubonyemo mu buryo bumushimishije. Reka rero dusoze tugira tuti, niba wibazaga impamvu atakwemerera ngo ugende, wenda mwabivuzeho rimwe, mubivugaho kabiri, mubivugaho gatatu, yewe n'inshuro nyinshi, ariko iteka agashingamana akavuga ati never. Kandi muri ibyo byose no kuguhakanira agakomeza akagukomeretsa. Wibuke ko ntabwo ari uko uri uw'agaciro kurusha abandi mu buzima bwe, ahubwo ni uko uri source imufasha kumva afite agaciro ke. Urukundo nyarwo rero ntabwo ari rwa rundi rufungirana umuntu, ntabwo ari rwa rundi rumushyiraho controle ihoraho, ntabwo rwifashisha ububabare kugira ngo ugumane umuntu, gufata umuntu. Ubundi bavuga ko urukundo nyarwo iyo rubonye rubangamye ruba rwiteguye no kurekura. Umuntu ukunda nyabyo niba akubwiye ati umubano wacu urambangamiye, urarekura, kubera ko uba wifuza icyamugirira neza. Niba rero umuntu akugirira nabi ariko wamubwira uti iyi relationship tuyishyireho akadomo, ariko ukabona wapi, byaba na ngombwa akagushyiraho iterabwoba, menya ko no mu periveri narcissistique. Niba umuntu rero agukomeretsa ariko akanga kugenda, jya wibaza niba ari urukundo cyangwa se niba ari controle agufiteho cyangwa se agushakaho. Niba ari urukundo se cyangwa ari inyungu bwite yishakira. Kumenya ukuri kuri ibi ngibi ni intambwe ya mbere yo kugira ngo ubohoke, ube wakigobotora muri urwo rujijo rw'ibibazo wibaza. Ese ko ankomeraho buriya ni urukundo, ntashaka kuntakaza?
ewana nuvuga ibyo gutana azahamagara, nashaka azahamagara na perezida avuga ati umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ndamukunda, ntabwo nshaka yuko dutandukana, ariko kugira ngo atagutakaza. Aha rero ni wowe ugomba kumenya ubwenge, ukamenya ngo ese kudashaka kuntakaza ni urukundo cyangwa ni mu nyungu ze bwite. Ibyo ngibyo uzabibona binyuriye mu mpinduka umubonaho. Niba umuntu akubwiye ubona bitagenda neza mu buryo buri repetitifu, ariko ukabona gutandukana nta nubwo nabyo bimurimo, guhinduka nabyo ntago bishoboka, ahangaha uzamenye ko uri mu mubano uri togisike, umenye uburyo wakwirinda. Iki kibazo cy'uyu mukunzi wacu rero cyanyensipiye cyane. Ubutaha nzabategurira, nzashaka umwanya mbategurira ikiganiro cy'uburyo mu gihe umuperiveri narisisike ubona birenze ndetse bishobora gushyira n'ubuzima bwawe muri danje, uburyo ushobora gutegura neza kugenda kwawe bitagushyize muri danje, ukamusiga amahoro nawe ukagenda ayandi. Reka rero dusoreze ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Ndizera ko ari umukunzi wacu watubajije ikibazo, ari nawe wakurikiye iki kiganiro ushobora kuba washubijwe. Aho mutashubijwe mujye mukomeza mutubwire, kuko ibi biganiro dutegura ni ibyacu, ni ibyanyu, ni ukugira ngo dufashe umuryango nyarwanda ndetse n'abandi bandi bumva ururimi rwacu, kubera ko icyorezo cya periverisiyo narisisike kimaze gufata indi ntera, nubwo kitavugwaga cyane ariko ubu kimaze gusobanuka, kuko kimaze kuba kigari ku isi muri rusange. Murakoze rero, ni ahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha kandi turabakunda cyane.